Bamwe bati Derek turamukumbuye, Derek ntago yigeze apfa. Bahaye ikaze kuri channel yacu Impanga Films. Niba uri mushya nkandira subscribe ufungure inzogera. Iyi rero ni ya channel yacu ya kabiri tunyuzaho ubusesenguzi tukarebera hamwe uko episode yagenze, mukaduha ibitekerezo byanyu mubinyujije muri comment, mugasharinga, mukarayikinga, ibintu byose bikagenda neza cyane. Ubwo duherukana rero hari abari kutubwira muri comment bati Derek turamukumbuye cyane rwose kuko iyi filime yarakonje kuba Derek yaravuyemo. Ibyo rwose twarabyumvishije. Icyo twababwira nuko Derek ashobora kugaragara muri episode ebyiri ziri imbere, ariko muri episode ya 69 twasize uwitwa Darlene arimo arumva mukecuru ari kumubwira ati ibintu byambayeho nagahomamunwa rwose, umwana wanjye yaragiye afata ibintu byose arabigurisha. Rugero nawe yarambwiye ati sakeneye kumbona nka mama we, ibyo namukoreye ni ibintu bibi cyane rwose, nta nubwo ashaka kongera kumbona. Mwebwe mukurikira iyi filime mubona Rugero nubwo mama we rwose yaba yarakoze ibibi bingana gute, mubona yakagombye gufata mama we akamwegezayo akamubwira ati genda sinzongere kumbera mama? Ese koko birakwiye cyangwa ntaga bikwiye? Mutubwire muri comment uko mubitekereza. Ariko hari n'abishimiye urukundo rwa Chanel na Ngoga, baravuga ati Chanel rwose nubwo wenda wavuye mu rugo ukagenda, wenda byari uburakari, si wowe si byaguturutseho, mwembi mufite amakosa, ariko kongera kwiyunga mukaba mwabana ni byiza cyane kurushaho. Ariko se Ngoga mubona azabyemera ko twasize Ngoga ari kumwumva gusa ntiyigeze avuga ati ndakwakiriye garuka mu rugo? Kandi Chanel yaramubwiye ati na za mpapuro naguhaye za divorce nazica rwose kugira ngo twongere twibanire neza. Ariko se Ngoga wabonye Chanel yarakaye azana n'impapuro za divorce, azabwirwa n'iki ko Chanel yahindutse koko? Chanel cyane ko yamubwiye ati Monique ne wanshutse, Monique rwose yaranshutse ambwira ngo nta mugabo ukurimo, ariko narikosoye, ubu ngubu ndi umugore muzima, wanyakira tukongera tukabana. Abandi bati Jonathan yakwibane na Darlene ko byaba ari byiza, byaba bisa neza. Ariko mbibutse ko Darlene nawe afite ibimubabaje nyuma y'uko bamuzaniye inkuru mbi ngo Derek yarapfuye. Ibi n'abantu batemeranyijweho bose, ariko nanone yababajwe na Rugero ntagitaha mu rugo, nta kintu na kimwe gikora usibye kwirirwa mu kazi, ariho yibereye akaba ari naho arara. Ariko se ibya Rugero byo bizagenda bitazakomeza abe mu kazi, akomeze yihishe Darlene, bizagenda bite? Mutubwire uko namwe mubitekereza. Darlene abana yari yarajyanye muri internet nawe yarabagaruye, nubwo wa mukecuru yaje mu rugo rwe ashaka kubareba. Darlene aramubwira ati baracyari mu cyaro, bivuga ngo ntaga ashaka kugira ikintu yongera guhuriraho na Rugero, yewe na mama we ntashaka kongera kumubona. Mama wa Rugero ntamushaka, Darlene ntamushaka, uriya mukecuru arerekeza he? Aho ntibirangira agiye ku muhanda akajya gusabiriza nk'abandi bantu basabiriza, cyane ko n'inzu ye nyine twabonye ko wa muhungu we muto yayigurishije. Uriya mukecuru mubona ibye bizarangira bite? Ese Darlene azamugirira impuhwe yongere amwakire mu rugo n'ibintu yamukoreye? Bamwe muti Darlene ni umugore mwiza, abantu bose bakagombye gufatiraho urugero. Ese yaba mwiza yakongera agacumbikira uriya mukecuru washatse kumuroga? Mutubwire muri comment uko namwe mubitekereza. Ibitekerezo byanyu rwose turabikeneye. Ikindi ndabasaba kudacikwa na episode ya 80 kubera ko hari ibintu byinshi mwibazaga, hari ibintu byinshi mwatekerezaga, hari ibintu byinshi mwari mwarabuze, ariko muri episode ya 80 biraza kuza gukemuka. Ni mu kanya saa 10 z'umugoroba episode ya 80 irabibagezeho rwose. Njye mwumvaga rero nitwa Eric
nkaba ari njye ubagezaho iki kiganiro gitambuka ku Impanga Films. Niba uri mushya kanda subscribe kugira ngo utaza gucikwa. Bye.